urera kandi ugakiranuka, witwa ndiho kandi uzahoraho, nta kibasha kurogoya imigambi yawe, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Ntawakwiringiye uzigera akorwa n'isoni, kuko uko wari uri kera n'uyu munsi niko ukiri, uracyakiza, uracyavura, uracyahindura ibyanze guhinduka. Watanze umubiri wawe utanga ku bwacu, utangwa ikintu cy'agaciro kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi ngo twumve ibidukomeza, ijambo ryawe ritwubaka, ijambo ryawe riduhindura. Nyemerera dutangirane natwe kugera dusoje, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya! Nyamuneka nshuti mugenzi wanjye, ubuzima bwiza ubugira iyo uri muri Kristo. Ubuzima bwiza budafite Kristo ntacyo bumaze. Nyamuneka mugenzi wanjye, uko umunsi wije, uko ijoro ritashye, izuba rigataha, hakaza ukwezi, ndakwinginze ujye uzirikana yuko ukwiye icyubahiro ari Imana gusa. Mu byo ukora byose ujye wihangana, basi ufate umunota umwe ushima Imana, ko ndagira ngo nkubwire byose ufite, byose utunze, byose ugezeho, nta kindi ni ukubera Imana. Byose ugezeho ni agaciro ni uko Imana ikigufiteho umugambi, kandi umugambi mwiza. Ndakwinginze jya ushima, ufate umunota umwe ushima Imana. Ibaze Imana yagukunze, ese ninde wari kugukunda urukundo rufite kariya gaciro? Ninde wari kugukunda kariya kageni? Ese ninde muntu ushobora kugukunda, akagukunda uko uri, akemera gutanga umwana we w'ikinege ku bwawe? Umwana we yaraje ahura n'ibibazo, urabizi biriya byose yahuye nabyo, arakubitwa, aratukwa, acibwa mu maso, bamujomba icumu mu rubavu, byose abinyuramo ku bwawe, ariko ntushaka kubiha agaciro, uri kubirenza amaso ukituriza. Nyamuneka jya ushima. Hari benshi bari hariya mu mva, hariya mu nyirimbi, bari bafite ibya mirenge, bari bafite iby'agaciro, ariko nyamuneka uri kubirenza amaso ukicecekera, ukituriza. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze twebwe abari mu isi cyane, yaradukunze, idukunda urukundo rutagira akageni, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nyamuneka ndagira ngo nkubwire uyu munsi, ndagira ngo nkubwire yuko ntitukiri abo kuyoborwa n'amategeko, ahubwo turi abo guhanga amaso Kristo, kuko Kristo niwe nzira, ni ukuri, niwe n'ubugingo. Umwizera wese akiringira ibye, akiringira izina rye, akiringira ibikorwa bye, ndetse akagendera mu nzira ye, uwo nguwo ndaguhamiriza yuko azicara mu bwami bw'Imana iburyo, akaba ari kumwe n'Imana, akasangira n'Imana ku meza amwe. Umunsi umwe ndakwizeza yuko mugenzi wanjye tuzahurirayo. Nyemerera ushime, uce bugufiya, ibindi byose Imana izabigushoboza. Urakoze cyane, amen.